itariki ni 28 ukwezi ni Kanama Kanamira Nzeri 2018 turi kuri Twitter itaritwa X. Paul Kagame niyo mazina yakoresha kuri urubuga rwa Elon Musk, ni perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Ubyibuke uwo munsi isa 10:32 za mu gitondo avuga mu rukerera yanyujije ubutumwa agira ati I recommend the following books. Icambere ati How Will You Meet Your Life by Clayton M. Christensen, James Orthy and Karen Dillon. Icakabira ati Emotional Intelligence, Working with Emotional Intelligence by Daniel Goleman. Icyagatatu ati Thunder from East by Nicholas and Sheryl Wooden. Ati ndabasabye abanyarwandakazi muzasome ibi bitabo, ni ingenzi ngo musome se shwi. Harya nakubwiye icyo bamuza muri RBA utinde ndavuga yihize bibe yewe ngazira kubatanga ibitekerezo bye byinshi kuri Twitter. Icyo gihe nabwo nk'umuntu wihebeye Twitter yarahari ntiyabibonye mbere y'abandi kandi mwese ahita akora ibyo yasabwe. Asubiza Perezida Paul Kagame yaragize ati already started, thanks for your guidance to Rwandan youth, your excellency. I like this quote. It is with the heart that one sees lightly what is essential is invisible to the eye, by Antoine de Saint-Exupéry. We are blessed. Mbese ati natangiye kubisoma tayari, murakoze kuko kutwerekera urubyiruko rw'u Rwanda nyakubahwa. Nakunze interuro ya Antoine de Saint-Exupéry ivuga iti n'umutima abona neza iby'ingenzi burya ntibigaragara amaso nkoka byaramwe. None byagenze biti ni nyamara kera perezida yaribohoraga katuganira kuri Twitter kugeza naha dusangiza ibitabo twasoma natwe tugacangamuka tugasirimuka mu mutwe tukava mu bintu by'ububwa. Icyabaye ngo wakivumbuye ngo baje kumwirukana mu kibuga sha uti bande byo genda gakepa. Honorable Nduhungire wasanga akazi ke kose gakora kuri social media, ahari bazamuhindura inshingano bamugere Minisitiri wa social media mu Rwanda, cyane ko Minisitiri ubona ko irakeneye intege. Rega Sadate nka major wa social media aravunika byatari, bati Nduhungire he niho yirirwa wamufungura office yabo wa mbere mu kwesa imihigo. Cyaza ugutwi dore umunwa namaze kugira inoge ngo nkwere ku buryo binaryoha ariko yewe nge mazi igenzo ma comments z'abantu benshi nkanjye bavuga babwiye babonye amasana basaruzi bacu bahembwa ifaranga akangari kose batakumbugana nyarakabugabuga bacoco na rubanda kuri zo. Abagabo nka Honorable Nduhungire, Honorable Minister utuma twishima n'umukire Sadate Munyakazi ngo batumye Perezida Paul Kagame aho nga Twitter ngo nibyo cyane bamwigijeyo baramusimbura barapostinga bagasobanura ibisobanye muri politike y'Inyarugenge. None His Excellency Paul Kagame yaba yarabahariye ubakaba hatana kibigerageza kandi cyarejajaraga gapostinga. Minister Nduhungire gwera kuri politike umuhanza akunda kugeza kuri birthday z'abana be hose ntabwo atangwa. Batiwe na Sadate ubanza hano muri toilette hose bari kuri telefone bakuriyetinga content za Twitter nako sinica gashinga kabandi ni X. Ibyo kwibaza utise ubwa kazi ke agakora rya ntibitureba cyane ko atari natwe twakamuhaye. Ahubwo ubundi Honorable Nduhungire bitebye yageze muri politiki ate urugendo rwe bite naho se Munyakazi Sadate yaba ariwe Minisitiri w'inganda mushya ku bifaranga bye isinzi ryose nako Kagame nkuko yise yaba agiye kuza Minisitiri w'intebe. Bose ngo biyemeje kuba nka General Muhozi barasimburanwa abasa nk'abashonga mu gupostinga bimwe bya Miss Muyango, Miss Jolly, Shadibu n'abandi be nabo. Aha njye narumiwe abari abakera koko se uti bande abagabo mwana. Ariko nako aha rubanza bashaka gusubizanya nizi mburamukoro zo kuri Twitter nako social media ziba ziharabika u Rwanda rwera ndavuga bagitifu se batware n'abandi be nabo. Nyamara memuretse gato ibaze ko na za BBC African Press udase na Wikipedia byose bizi ko Nduhungire yihorera ku mbuga nkoranyambaga. Olivier Jean Patrick Nduhungire n'umunyarwanda w'umunyapolitiki ikirenza kwa n'umudiplomate ukomeye azwiho gukoresha imbuga nkoranyambaga cyane X no kuva Twitter. Azwiho kugira ati gasubiremo akakantu azwiho gukoresha imbuga nkoranyambaga cyane mu gusobanura no kurengera politiki y'u Rwanda, azikoresha mu guhana abanyurajya na politiki Nyarugenge ubundi agatanga lecture kubaswa batumva demokarasi neza kuri za ngunguru ziri musa zibomboreka niyo mu Buraya, Aziya, Amerika na za Oceania zikatumena amatwari waje Kigali. Murumva sha uru nirwo rusaku n'abandi barabesha. Urusaku n'urubesheri Burayi rukadusanga i Kigali rudusaba ko turunyomoza. Nyamara kakazi banza kanagoye pa. Kuva ku itariki ya 12 Kamena 2024 Jean Patrick Nduhungire ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane kubaza abo yatwerere wabigiza nkana nawe akaba umuhungu w'umunyarwanda mu Kingogo ya Gisenyi. Ya mikino yose ibera Kigali aporovozi wa muri ofisi ye. Abana bato bari baza batize ibikorwa nk'ibyo ko ari iby'indashikirwa ubundi ubwo babyigira he. Ni impano bigenda mu muntu ntabwo politiki bayiga mwana. Umugani wa Honorable Senateur Vodouizeyimana ati n'umuhamagaro bachelor's degree in law yize amategeko muri kaminuza
kaminuza gatolika ya Louvain mu Bubiligi yize gucengera amategeko ndetse no kwifashisha arengera igihugu. Igitangaje n'ukuntu yize mu Bubiligi akaba ari bwakomeza kwikoma buri munsi. Ikirenzeho n'ukuntu avuga Urwongereza mbye. Nyuma y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza yafashe icya gatatu Master's Degree in Tax Management. Yize icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu micungire y'imisoro muri Solvay Business School ya l'Université Libre de Bruxelles mu Bubiligi. Ababiligi badukoreye Minisitiri wa Danjipe. Ubwo mu bumenyi bwe wongeremo ko avugwa neza Urunyarwanda, Urufaransa n'Ubwongereza udasize n'Uruswahili. Politiki yayitangiye zamani kera ku bwase Ndungire yahoze ari umwe mu bayobozi bakuru b'ishaka rya PSD Parti Social Democrate, ariko bakaba akora RPF Inkotanyi. Urugendo rwe rwaranze n'imirimo ikomeye ya diplomasi, nubwo hari aho yageze agashyirwa gato ku ntebe y'abasimbura. Nyuma yo kuzana ibitekerezo bye muri politiki za leta ya Nyarugenge 2007 yayoboye inama nkuru First Council muri ambasade y'u Rwanda muri Ethiopia. Ntiyatinze cyane, ahubwo na 2015 yabaye umujyanama wa mbere akana umuyobozi wungirije mu muryango w'abibumbye UN in New York. York yo mu Bwongereza wayitereka muri Amerika igahinduka New York. Birumvikana ari naho yanogeje Urwongereza biratinda. Ni Nduhungire unashinzwe akanama k'umutekano. Naho 2015-2017 yabaye ambasaderi w'u Rwanda mu Bubiligi. Wibuke no yize kaminuza ze zose. Nyuma gake 2017 yabaye umunyamabanga wa leta muri Minisitiri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba East African Community EAC. Ubyibuke iki gihe nibwo i Rwanda ibintu bya Twitter na social media zitandukanye byari bitangiye gushuha, birashuha ya mihanda yacu ikongeraho ngo we biranamwutsa, kuko icyo gihe yaje guhagarikwa na His Excellency Paul Kagame. Ntibisanzwe, nta guverinoma y'u Rwanda ibera nziza y'umwana avunnye umuheha imwirukana, ahubwo imwongera undi. Ntiy'umuyobozi bimucanze ntibamwirukana, baramugoragoza bushya, bakongera bakareba n'ubutaha, bakongera bakamugoragoza, bakazongera bakagoragoza nanone bakagoragoza. Nibyo cyane ko 2022 Nduhungire yabaye ambasaderi w'u Rwanda mu Buholandi, hagarariye n'u Rwanda mu nama y'isi y'imbunda n'uburozi OPCW mu Buholandi. Byakomeje kuba indyankurye kuko yakocoranaga byato na hato n'abayezangunde bashaka ndonyo amakarita atabara ibigarasha byinshi. Amanota kwa ambasaderi haragabanuka cyane. Umva uko abavukanye bo mu Rundi Rwanda bo babisigura. Abo bavuga ko ngo kwa ambasaderi bisaba kurumira habiri cyarimwe, mbese nturwanye leta ariko kandi ntuyumvire cyane. We rero yakomeje kwibera hamwe na RPF biragorana, maze muri Kamena 2024 kugeza n'ubagirwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane, Minister of Foreign Affairs International Cooperations, asimbuye Dr Vincent Biruta. Ntumaze impamvu yakuweho. Mbere yuko twinjira neza mu nkuru imuzi yatuzinduye, ubundi Sadate Munyakazi we ni muzima cyangwa ararwaye bamuvuze? I was detained at Muhanga prison for nearly 29 days, but later on I was given bail and found no guilty. Sadat said, nafungiye muri prison ya Muhanga iminsi igera kuri 29, ariko nyuma nza kubabarirwa banasanga ndi umwere ndengana. Sadat ni utuganira ati, much respect to my wife who was doing her level best to make sure that my life does not perish. In fact, while in jail I couldn't manage to eat unless I had my favorite food stick. Ati cyaro kishwe umugore wanjye wakoze ibishoboka byose kugira ngo ubuzima bwanjye butazima, kuko sinkubeshe ubwo nari muri gereza sinabashaga kurya, kereka iyo nabaga nabonye ibiryo byanjye nkunda kurya ni inkoko zumukije neza sticks. Umukira Datetas ngo atari agafiriti muri gereza ntiyari kugumayo, yari kubarega kuri papa. Muramenye ntidukometanye. Yavutse mwana bane mbere jenoside y'imyaka 13, babiri jenoside yakorewe Abatutsi irabatwara n'ubundi kandi byibura gasa n'ibigipfobya ibigarasha n'ibyo mvuga bamwicira n'ababyeyi. Sadate Munyakazi avuga ko kugezana n'ubu atarabyumva neza, ndetse ko yararokotse agasanga amatongo. Avuga ko ari imvune ndetse n'inkovu ahorana ku mutima ari wose. Munyakazi Sadate rero ubundi avuka yisemeranije na nyina kumwita Munyakazi David, aho turi kuvuga yavukiye ni Nyanza. Ntubaririze impamvu akunda Rayon Sport byo gupfa, uretse ko inatuvura ibikomere twese. Ibaze ko Rayon Sport izahoraho itazapfa ariko. Munyakazi Data avuga ko yaje kuva mu gikristo, birumvikana bishingiye ko yaje kwisanga agomba kurerwa nyuma gutakaza ababyeyi be, kandi bijyanye n'amateka y'ubukristo bwangije Abanyarwanda nubwo na nubu ari bwo buyoboye. Reka utotsa konso mu gakibukristo binyuze muri Kiliziya Gatolika udasize n'andi madini byatebwe jenoside yakorewe Abatutsi mu buryo buziguye, uretse ko Kiliziya Gatolika yo yanabikoze ku mugaragaro. Bityo ntibyatungura kumva umuntu nka Sadate Munyakazi utekereza neza kandi vuba yihuse yahita abonamo amakosa akanayakosora uko abashije. Bamwe bati yahungiye ubwayi
mu kigunda. Sinzi no muri icyo kigunda yahungiyemo hari ubwayi bwinshi kuruta aho yavuye. Ntabamenye kereka tubajije Donald Trump ubwo ni wizi yaje guhindura yita Sadate akuro Dawidi by'abakirisitu. Sadate nizina avuga ko yakomeye kuri perezida wa Misiri witwaga Sadate yafataye nk'umugabo wari wadanje kugeza n'ubu muri politiki. Rekaho ntitwarenga ahubwo ku myaka 17 ye ubanza bidatunguranye kuko kera bashaga bakiri bato kuko kubaho byari ukubaho nyine kandi gupfa byari ugupfa nyine. Abo baravuga ngo ubanza bitanarenze nako ngo nta myaka 100 abandi ngo nta gikwe. Yari amaze gutera inda uyu mugore avuga ko yakundiye igikara ariko akanamukundira kurushaho ukuntu amushyigikira yaba ari mu makosa cyangwa mu nsinzi. Ku myaka 17 rero Sadate Munyakazi yari azi gukinisha ibidudu akanabibyaza umusaruro. Oya ntiyari gufunga kuko bombi bari abana bakinaga iby'abana nubwo babyaye undi mwana. Yarize yarize cyane. Sadate yarize aranaminuza yize ibijyanye n'ubukungu economics, nyuma haza kwiga amashuri makuru mu bijyanye n'ubwubatsi construction engineering. Ubu bumenyi nabwo mufasha mu bikorwa bye by'ubwubatsi nk'umwuga n'ishoramari. N'umukire cyane nk'uko nawe yabyemera ati intego ikurikira ni ukugura indege yanjye bwite hanyuma nkatunga miliyari y'idolari kuko miliyoni z'amadolari zirenga 15 ubu ngubu nzibitseho kandi nifuza gutura iruhande rwa papa wenyine ngira nahawe na Allah. His Excellency Paul Kagame ati havuyemo gahunda zamatse ibihugu nifuza ko amafaranga y'u Rwanda yavanwa mu ako kantu k'Ubufaransa amafaransa oya ahubwo akaba amakagame nkakunda umugabo ntaca mpaye ati nge nkunda FPR inkotani byo mu maraso yankuye kure ntari kwivana. Ni Sadate Munyakazi benshi bita retired ariko se nibyo koko? Reka turuce. Yego Munyakazi Sadate yabaye umusirikare mu gihe gito mu gihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu muri Gicurasi cya 1994 mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Munyakazi Sadate n'umuvandimwe barokowe n'ingabo zari za RPA inkotanyi mu gace ko mu Ruhango. Amashi ku nkotanyi nuko inkotanyi ziraza iyo ntero n'uyumva ucyumvira mu musokoro hasi cyane. Nyuma yo kurokorwa hahisemo kutajya mu nkamba ahubwo yandikisha mu gisirikare cya RP kugira ngo nawe haze gufasha mu rugamba rwo kubohora igihugu. Mbere gato ariko yabanje gutozwa imbunda na ka discipline dore ko na n'ubu benshi baza niba ayigira. Yaje kujyanwa mu myitozo ya gisirikare mu birindiro byariga ko Mugesera. Nyuma yuko igihugu kibohowe ntabwo yakomeje umwuga wa gisirikare nk'akazi k'igihe kirekire. Yese asubira mu buzima busanzwe civilian life, hakomeza amashuri ye nabwo yaje kwinjira mu bucuruzi n'ubwubatsi. Nyuma kandi Sadate Munyakazi yaje kuba perezida wa Rayon Sport. Ibintu yazanyemo tatoromari bamibisa n'amacakubiri gusa leta yifatira hafi atarakusa cyane. Nk'ubwo yafasha abagabo nk'abamuvunyi avuga ko bakora n'imitwe irwanya leta ariko leta yisanga ariho asaza imigeri nuko avanwa kibuno mpamaguru ikubagaho nk'umunyabwenge ahitana wabyaza izina Rayon Sport umusaruro ahitawe influence ukomeye mu Rwanda ku buryo ibitekerezo bye uko byabisobanye cyangwa bitaresha kose bigira bivana n'abandi benshi babirwanya. Reka tuvuye gato uyu mpapa w'abana batanu umugore mwiza Allah yamwihereye. Ahubwo tujye kubyo nisa social media and influences. Reka tuyeraga inkuru zirimo n'iza BBC ivuga ko Ambassadeur Olivier Jean Patrick Nduhungire azwiho kuba umukozi ukoresha imbuga nkoranyambaga cyane imwe na rimwe akanavuguruzanya n'inshingano ze nk'umutegetsi. Ibaze ko ibyo byanatumye yirukanwa muri Mata 2020. Byibuke Perezida Paul Kagame yamukuye ku mwanya w'umunyamabanga wa leta kubera gukora kenshi ashingiye ku bitekerezo byaho kuba ibya guverinoma yabazukamo. Uti yabikoze ate? Amagambo ye yakoresheje yarapanze gutya. Wibuke ko yamaze gusobanukirwa kandi ko atakiyagenderaho bityo turayifashisha atagamije gukurikizwa ahubwo kubera inkuru igomba kuzura. Mu gusubiza umuntu ku rubuga rwa Twitter Nduhungire yaranditse ati kwibuka bishingiye ku miterere y'umuntu ku giti cye kandi amateka rusange y'urwibutso rwa benshi agizwe n'inyandiko z'urwibutso rw'umuntu ku giti cye. Yongeye ati buri munyarwanda wese yibuka be. Iyi niyo ntego yo kwibuka. Nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kubwira abandi igihe cyangwa uburyo bagomba kubibukamo. Iba basesenguza basobanura ko byari binyuranye n'umurongo wa leta kuko leta idashizeho umurongo muzima wo kugenderaho abantu bakibuka buri wese abikora uko abyumva byateza akavuyo kubangamirana ndetse bikaba byanahembera urundi rwango biturutse kuko bamwe bibuka abandi bikoje ibyabo. Muri make ubwo nta gaco byabifite kihariye uretse kuba byabimeze nka Noheli aho bamwe baseruka abandi bakajya muri gahunda zabo bishaki. Aba bitwa cerebrities bati Rwanda Kagame sacks abusive Minister Olivier Nduhungire. Bati mu Rwanda Kagame yirukanye Minisitiri w'umunyamahane Olivier Nduhungire. Bati uyu n'umugabo uzwiho gushotorana kunena kutuba ndetse no kwiyenza bityo ntawe byatunguye kubona Kagame amwikiza.
Nduhungi yarasabye Amnesty International guceceka, yashizemo ka diplomasi ubundi yayisabye kuziba. Abone Kigali Today baduhaye inkuru ati Amnesty International mwakabaye muceceka, mu myaka 3 ishize nta kintu mwize mwandika mwamagana ifungwa rinyuranyije n'amategeko n'icarubozo bikorerwa amagana y'abanyarwanda muri Uganda. None umuratinyuka kwamagana ifungwa ryemewe n'amategeko, aho ni muri ya nkundura yabyacitse hagati ya Kigali na Kampala. Nubwo twamenye ko ngo byari imikino, abanya-Uganda batageraga muhozi wijande kuri Twitter ngo basubizanye. Abagande babajwe n'ukuntu umudiplomate agira ka diplomasi namba, kuri bivugwa ko kugira ngo amahoro ahinde hagati ya Kampala na Kigali byasabye ko abanza kwirukanwa mu gake. Reba ukuntu yagaragaje ko General Nevada akwiye kuyobora Afurika yunze ubumwe, ndetse akagaragaza ko ari umuswi nyuma y'abandi mu kuba yabasha kuyobora Afurika yunze ubumwe, n'ingaruka byagize kuri Nevada twe tubyirengagije. N'umwishima tuzabigarukaho muri parti ya kabiri. Kurundi ruhande Munyakaisa Date nakanda n'indwanyi kuri Twitter, aho kugeza kuri ubu ari umwe mu banyarwanda bake bagaragaje ko bashyigikiye Iran, ndetse akabigira personnel cyane, akagaragaza intege nke za Amerika n'ubuhangage bwa Iran yemera kugupfa. Reka tugarure kuri Twitter y'imwe aho yambitse ubusa gatokoza umusesenguzi umunyamateka akaba Dr Bagirisha Rusa. Ubundi byaje bite? Kadutangira n'uwitwa Gatete manager kuri X aragira ati ubundi byapfuye aho bagahamagaye abahanga ba Dr Rusa basige bahamagara abaswa nk'abatadate. Masadate akimara kubona ko bamwise umuswa ahita koze ba muri bintu ati narize nanjye shaka kandi umenye ko ndi n'umukire, maze abatuna inyuguti yandika baronyije kuri X ati ubundi ntago bitangaje ko umuntu yantungura kuko abantu babipe. Ubwo kandi nawe no umuntu byibuke sinjya ntungurwa n'ubi bwanyu, ariko uyu Dr Rusa arambabaje. Ni gute umuntu nizeraga yigira injiji kugira hanga ati bwana Dr Rusa ndagira ngo nsubize ibibazo bitatu byonyine. Icambere ati igice cya Kongo wavuze cyabaye u Rwanda ku ngoma Kigeli wa kane Rwabugiri cyangwa na mbere cyari cy'u Rwanda, nsobanura abami u Rwanda baguye u Rwanda kugera hari. Icyakabiri ati ni ryari muri Afurika habaye imipaka ihoraho, mbere yo mipaka byagendaga gute? Icyagatatu Kongo yahanzwe nande kandi muhe mwaka? Nunsubiza ibibazo ndamenye nganira nawe bwana Dr Mugesera na Korosa. Rero wa mugawe reka nkucira umugani wa Kinyarwanda, uko inkende yurira igiti cyane niko ibirushaho kwerekana ubusa bwayo. Nawe unyeretse ubwawe urakoze abababa, ariko muzaba bazima ryari? Uwo ni Sadate. Sadate arakomeza ati inshuti zanjye mu nkurikiye umugabo ibyavuze ndahamya ko 90% yabikoze azi neza ikinyuma cyawe, ubwo urwango n'umutima wa gitindi niwo wamuteye kuvuga amahomvu y'amangambure nka ikintu maze kubona. Niyo babaronga gute muzakomeza kubisogo muri babi pesinzi uzabakesha awazava. Ubutaha nujya kuruka ugiruka ibyo kwa Putin byo mazungu n'ahandi nkaho, ariko please ntuzakine ku gihugu cyacu n'amateka yacu. Oya pe kuri Dr utunzwe na views simbitindaho. Icyo nshaka kuvuga nuko zagutunga utaroshya abanyarwanda ugoreka amateka y'ubutwari bwacu. Arangije asoresha nyarane ngo ati stop. Yebwa nguwo Sadate inyoza mu kurwanira kuri Twitter nako kuvuga nkoranyamaga ni henshi hagiye yibasira abandi nka Samu Karenzi. Ubundi hasohoka muri FPR avuga ko yifuza ko abanyarwanda bagira abarundi abacakara bakajya badukurupira bakanadukuburira ngo kuko ubukungu bwacu buzaba bwarasize ubwabo kure cyane. Aha ariko yari afite na rezo, ubanze ariyo mpamvu FPR yamuretse agakomeza kuvuga. Ibihugu bikomeye nka za Qatar UAE byose ntago abaturage babyo bagira icyo bakora kuko barakize. We rero yasabaga abanyarwanda mwese kwihuta namwe mugakira vuba nkawe, ubundi hakivuna abarundi. Ntawamenye impamvu yasanze abarundi aribo byabera kutubera abacakara, ahubwo kadusoreze ku kantu ko kwiyemera. Nduhungire Olivier uretse kuba byabigarasha bitagira agasani gasenze ku mitima yabyo bimushinja kwiyemera n'abanya-Uganda udasize n'abandi banyafurika, nawe ntatangwa mu kwerekana ko ari umuhanga kandi ko atekereza bikerebutse kurusha abandi mwese. Cyari uzasanga ajya mu bitaramo by'abahanzi akanatanga amafaranga akayabo. Yagaragaye mu gitaramo cya The Ben na Bruce Melody, yagaragaye agora album ya Bruce Melody nk'umuhanzi akunda cyane, nyuma nagura album ya Neringabo na Platini P. Numugabo udahwema kujya mu myidagaduro na siporo. Munyakaisa Date wavuga ko Rayon Sport ari we wayihaye umurongo kandi ko yatabawe ibarasenyutse. Igitangaje nuko kuva yajyaho nta gikombe n'iki na kimwe yigeze yitwara nyuma yaho. Ubwo ndavuga shampiyona. N'umunyakazi uzakivuga amafaranga atunze nk'ubwo avuga ko umugore we ari we mugore utwara imodoka ihenze mu Rwanda rwose, ni imodoka $300,000 mwana. Sadate kandi ni umuntu ukunda kugaruka ku kuntu abanye neza n'abantu bakomeye,
akunda no gutanga amamiliyoni mu bitaramo kuko nk'ubwo yahaye Bruce Melody miliyoni 5 Sadate unatanga amafaranga muri Rayon Sport akaza kubivuga nyuma gakiwike kandi yahaye RPF miliyoni 100 icyari n'ukuntu agaragaza umuryango we wose ari wese ntiwabarata igihe bikunda rata nuko dusoje ni MPRL ku ijwi ryango Kfevujinti kubaho nuko aho nyine.